umugabo ntanga n'uriya mugabo wanjye nahaguruke niwe wanyemeye banyitaga Gikeri na Ngagi ntagira isura nijya bitaga Gikeri na Ngagi ntagira isura mfite amabinga ngira imyaka 30 nta musore urambwira ngo joteme. Haleluya! Uyu mugabo aranyemera Imana ishimwe kandi kumugisha ko wanyemera. Yesu ashimwe. Kuva uwo munsi narota izo nzozi nahise mba muzima ndakira ndabeshya nahise mba muzima nagiye kumva numva ijwi rirambwira ngo uyu mubyeyi ngo ni Debora Imana igumugisha mu izina rya Yesu uri umugore w'intwari. Haleluya haleluya. Hanyuma Imana yangiriye neza impisura intoranya iyo ngiyo kure ingirira neza igize amabinga. Nari mfite amabinga atendera. Ndashimira Kristo Yesu wampaye agasura. Iyi sura mundebana iyimpaye vuba. Yesu yampaye isura ndi umugore w'igiciro namwe murabibona. Amen. Ingiza amabinga ingiza amavunja banyitaga Gikeri na Ngagi ubu banyita kugira ngo tumubwire na Pasika n'umutware we wakomeje kumushyigikira no guhagararana nawe. Tubabwire yuko dufite imodoka iri hanze. Haleluya. Bikubiye muri rya turo ry'ishimwe dufite uyu munsi hano. Imodoka ifite agaciro ka $8.5 million. Arabizi ko mfite nk'imiliyoni 100 namuguriye miliyoni 100. Kuryo wakuguriye imwe yakugura n'imiliyari. Rero ya Pasika dufatanyije n'aba bantu n'abandi dukorana umurimo w'Imana mu rwego rwo kugenda twubaka umugore twifuje ngo tumuhe imodoka. Nukubera Imana nukubera Imana nukubera nde nukubera Imana nukubera nde nukubera Imana nukubera Imana nukubera Imana. Yatumye nongera kugira ngo nongere gukwa umugore wacu bwa kabiri. Bivugiye imbere ya kamera zaje kumukwa izuba riva. Icyaka nimushimira umusoro angore ikintu gikomeye ntashobora kuzibagirwa ariko ni bwo bwa mbere narara muri hoteli. Uyu pasiteri andaje muri hoteli uyu mushumba rwose andaje muri hoteli. Natuye hano Musanze bafite n'inzu yo yanyishyuriye ideni ariko ntabwo nigeze kurara muri hoteli. ndaye muri hoteli ntasohokanye n'indaya ahubwo nasohokanye n'umugore w'isezerano. Arambwira ngo kubw'ibyo nsanze narahenze mama wawe ndasubira gukwa. Kandi koko muri kubibona
Imana iguhe umugisha, Imana ikomeze ikwagure. Abakurwanya izabagwa nabi, kuko uri zahabu y'Imana, uri umutungo w'Imana, uri amaboko Imana ikoresha. Imana iguhagazeho. Iri joro nabonye iyerekwa ni imbere y'Imana. Nabonye turi mu iteraniro, mushimira Imana, hanyuma kandi iyi Mana mureke tuyikomere amashyi yaduhaye umushumba, 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 umushumba ugira ishurirwa, wemera guca bugufi Imana ikanyurira muri we. Uyu munsi ntahanye kontaki. dufite imyenda ariko data ntari hano fizikali kugira ngo tumushimire tumureba. Niyo mpamvu twaje gushima Imana ariko tukanayishimira mu bantu. Uyu munsi twashatse gukora igikorwa cy'ishimwe tugikorera Imana. Imana yarizwe yo tugikorera, ntabwo twende tugikorera abantu, ariko turagikorera Imana yaremye abantu beza. Turagikorera Imana, mumubwire ngo amina cyane. Rero nagira ngo ntaravuga ijambo mpagara abantu bake, kuko twese ntitwahagwira. Mwabonye ko abantu bavuye i Kigali ari benshi, ariko ndasaba abashoboka, wenda abahetsi b'amafamilies, wenda abantu bayoboye ama kingdom builders, abantu bayoboye aba elders. Reka turebe uko bigenda bimera, kuko ni hato. Muze abapasitori, nimuze duhagararane, abandi nabo baraduserukira aho bari, ariko nimuze nshuti z'Imana, nimuze dushime. Abandi baraguma bahagaze aho bari dufatanyije, kubera ko ni ntoya. Muje mwese ntabwo twahakwirwa. Ndasaba abo bayobozi b'amatsinda, mu bantu dukoranye, haleluya, Imana ibahe umugisha. Muze muhagarare hano, muze dufatanye dushime Imana. Imana ibahe umugisha. Abayobozi babungirije mukuru hano, ndasaba n'abamene b'Isaka, sinzi ko aho bicaye, abamene b'Isaka bashoboye kuza, kuko twebwe ntabwo twemera ko hazamuka umugore umugabo asigare, ntacyo byatumarira. Amen. Kuko ntabwo turi agatsiko k'abadamu gusa bishize ahantu, ahubwo tuzi yuko ahantu umugabo yubakitse nawe akomeza kubakika, kugira ngo n'umugore akomeze yubakike bigende neza. Muri hangara ntamugaye kugira ngo tube dupimye. Nimuze ubakomere amashyi beza. Rero uyu munsi tumaze gutekereza n'abandi batari hano benshi, kuko hari n'abahagaze. Sinzi ko mwafasha mugakomeza mugahagarara aho muri, nimuruha muricara, ariko muhagarare kuko twazanye amafamilies, turasaba bahagarare aho bari, kuko turi mu gikorwa cyo gushima. Ese we ntuyoboye? Barabyibagiwe mama. Abantu bayobora bakagira bate? Ashaka kwerekeye abandi. Yesu ashimwe. Rero mu izina rya Women Foundation Ministries, nagira ngo mbanze nakire nyakubahwa Vice Mayor w'iterambere ndetse n'ubukungu, bashoboye guhagararira akarere. Nyakubahwa Vice Mayor ndetse na nyakubahwa mujyanama mu karere ka Musanze, ndetse twabashije no kuvugana na Meya Claudien, tumugezaho igikorwa kugira ngo bamenye ko tuje gushima Imana, ariko tuyishimiye mu karere ka Musanze. Turabashimiye ko mwabyakiriye neza, ariko cyane cyane ko n'ubundi mwamushyira mu bikorwa vision Imana yahaye nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu, kandi ibi turimo bikaba bijyanye n'iyerekwa afite. Rero
twaje gushimira Imana yacu uyu munsi. Icyumweru gishize mwarabibonye ko ku rwego rw'igihugu habayeho guserebura umunsi mpuzamahanga w'umugore. Twifuzaga kugira ngo tuzaze kuri ariya matariki, dusanga ntabwo igihugu cyategura umunsi nk'uriya hanyuma ngo natwe tuze. Hanyuma niyo mpamvu twaje ku cyumweru gikurikiye, ariko turacyari muri cya kirere cyo guserebura umunsi mpuzamahanga w'umugore. Rero twahisemo nka Women Foundation Ministries na Noble Family Church kuza tugashimira Imana hano hantu. Nk'uko mubyumvise, ntabwo uyu murimo turasenga ariko twemera ko kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye ubusa. Umugabo witwa Yakobo wabivuze, aravuga ati kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye ubusa. Rero byaba muri iyi era cyangwa se muri iki gihe turimo, dushoboye gusenga gusa ariko ntidukore, tugasenga ariko ibyo twasengeye ntitujye kuri tere turebe ko bikora, abantu bazagera bagatuka Imana bakagira ngo ntikora kandi ikora. Ariko iyo umuntu agerageje bya bindi yize birakora buriya. Rero icyo nshimira uyu murimo ni uko tumaze gusanga abari muri crise aribo bake, ahubwo abakora aribo benshi. Turabishimira. Hanyuma rero mu rwego rwo gushimira Imana, twashatse gushimira Imana mu gikorwa twatekereje. Reka nsabe bihute. Reka ariko mbere vuba. Pastor Nico usubiye yose reka bikombere. Urakoze. Ihute nshuti. Oya wanze kuba umuti yakora. Haleluya. Dufite igikorwa gitoya twatekereje kuri teen mothers, teens, abana b'abakobwa bitwa les femmes ariko bakiri batoya, babyaye bagifite imyaka batarageza imyaka. Twumva ko mu karere ka Musanze ntiyabura abana bane bashobora kubakikwa bakabaremera ikintu gikomeye. Rero dufite ituro rito miliyoni 2 twifuza guha abafasha b'abana. Abo twari gushimira mu karere kanyu ngo dutahiraho, nubwo ibi bikorwa tubikora byinshi mu karere ka Gasabo, mu mujyi wa Kigali, ariko twifuje kugira ngo mukiri hano ntarize kubagora mugihari. Hari n'ikindi gikorwa twashatse gukora cyo gushima Imana. Hari umumama twashatse kugira ngo twarebye ni benshi bo muri Musanze, ariko hari umumama wo muri Musanze washoboye kubakwa muri iyi ministry. Arubakwa, amaze kubakwa aza kwimuka muri aka gace. Kubera kubakwa ntiyahimutse kubera ki n'ibikorwa bye biracyahari, ariko biba ngombwa ko ajya mu mujyi wa Kigali nyuma y'uko ageze muri iyi ministry. Uwo mumama ni Nyirapasika, akaza n'umutware. Uyu mubyeyi si amashuri, ukurikije ubuhamya bwe bwagarukiraga mu gusoma ubugari ku musozi wa Ndabirambiwe. Ariko kuko tumuzi ko turi umurimo w'ivugabutumwa, nanone ujya kuwutera ngo aribanze. Twashigikiye abandi, ariko nanone muri ba bandi bavugabutumwa dushaka ko bagenda bagaha amaboko benshi bakagera kure. Nyirapasika uyu munsi abagenda mu bihugu bitandukanye. Yarambwiye ati umbwiye ngo nyishyure indege njye Dubai, ati naravuze nti bwa bundi si urupfu. Yari yarabirose akajya agira ngo ni urupfu. Ariko nyuma agarutse n'uyu munsi agenda ibihugu bitandukanye. Ariko nta kintu kibi no kuva mu bihugu bitandukanye wagaruka ukajya kuri moto. Rero nawe twaje kugira ngo amaboko tuyamuhere iwabo i Musanze. Kugira ngo tumubwire Nyirapasika no mu
kumushyigikira no guhagararana nawe. Tubabwire yuko dufite imodoka ihagaze hanze. Haleluya. Bikubiye muri rya turo ry'ishimwe dufite uyu munsi hano. Imodoka ifite agaciro ka $8.8 million. Arabizi ko ufite $100 million namuguriye $1,100,000. Buryo wakuguriye imwe yakugura n'imiliyari. Rero iya Pasika dufatanyije n'aba bantu n'abandi dukorana umurimo w'Imana mu rwego rwo kugenda twubaka umugore, twifuje ngo tumuhe imodoka. Nukubera Imana, nukubera Imana, nukubera nde, nukubera Imana, nukubera nde, nukubera Imana, nukubera Imana, nukubera Imana, nukubera Imana, nukubera Imana, nukubera nde, nukubera Imana. Yari yarabitubwiye, abyibutse ejo bundi yarabitubwiye. Imana yari yarabitubwiye. Ibeshya Imana ntabwo ibeshya, iye Imana ntabwo ibeshya, iye yari agira ngo twazanye ibitenge. Yesu abaha umugisha abakozi b'Imana. Akamodoka gusa nta screen iri hano, dore ko kari hanze keza kari hejuru gutya. Hari igihe bya benshi mubigura neza. Imana ihabwa icyubahiro. Bazajya bajyana na sheri we barakundana bagende. Noneho icyo twashatse gukora, afite no kuba yayikodesha. Shashaka agateka akayikodesha akavanamo $500 ku kwezi. Noneho tugahagurutsa generation y'abantu banabwiriza nta gusabiriza. Muvuge ngo amen, muvuge ngo amina. Turashaka kubona abavuga ubutumwa muzajya mwumva ko bavuga ubutumwa badakura ibyinyo. Muvuge ngo haleluya, amen, amen. Biraryoha cyane. Urabona nk'ubu abantu bamusanze bakeye baje kwakira Apostle Mignone, none bagiye kwitahira, baraza gusangira, bararya batishuye. Nta gukura ibyinyo, muritahira rwose. Umuntu utaba udasangira mugenzi wawe muba bitaryoshe. Imana itwubakira abavuga butumwa bose, Imana ibavane ku rwego ibashyire ku rundi. Abavuga butumwa bagira amaduka bajya bakodesha, Imana ibikore kandi byihuse. Imana iguhe umugisha. Rero turacyakomeje. Icyambere yankoreye, umudamu wanje yambaraga ibitenge, amwambika amajipo meza. Icya kabiri, twari turi mideni banki, ateranirayo, ntabwo yari azi yuko turi mideni. Imana iramubwira, uyu mupasiteri yihangane kumwita umupasiteri nta kibazo, abyakira. Araza amuhereza amafaranga, turayaterura turagenda twishyura ideni. Icya gatatu, yatumye nongera kugira ngo nongere gukwa umugore wanjye bwa kabiri. Bivugiye imbere ya kamera, zaje kumukwa izuba riva. Icya
nshaka nimushimira uyu mushumba angore ikintu gikomeye ntashobora kuzibagirwa. ejo bundi none nagiye Gisenyi ndi mu bizamini by'imodoka, ari ndi mugoroba kuko narayeyo, umudamu arampamagara ngo tuzajya mu giterane, ugomba kuza kare, kuwa gatanu ugomba kuza kare, noneho ariko tuzarara i Musanze. Numva kubihuza ni ikibazo. Abaje gukoresha ibizamini baza saa 4, turangiza saa 11. Umudamu ndamuhamagara ngo ndabigenza gute, kuva Gisenyi ukagera i Kigali ni ikibazo, ukagaruka Musanze. Umudamu arambwira ngo ihangane turagusanga i Musanze, ariko ni bwo bwa mbere narara muri hoteli. Uyu mupasiteri andaje muri hoteli, uyu mushumba rwose andaje muri hoteli. Natuye hano i Musanze bafite n'inzu, yo yanyishyuriye ideni, ariko ntabwo nigeze kurara muri hoteli. Ndakimushimiye. Icyakane, buriya nagize imyaka 4 ndazi data yarapfuye, mukecuru wanje amaze imyaka 3 apfuye, ndamarira nigeze kurera, ariko uyu mubyeyi, uyu mushumba yatumye ngira, kuko yangoreye ikintu gikomeye ndashobora kuzibagirwa. Gutekereza ku muryango wacu, akumva ko uyu mubyeyi ari kujya kuvuga ubutumwa, akumva ko kugenda aratega amamoto bigoranye, bitekereza bake. Nanjye ndamushimiye bivuye ku mutima, kandi ndamushimiye ngo ibyo nzagerageza gukora umukirisitu azahanganira nanjye muri ibi. Yesu ashimwe. Haleluya. Nagiye ndira amarira menshi y'umubabaro, ariko nejejwe n'Imana ko ndiza amarira y'umunezero. Ndashimira Imana niyo yangize uyu nguyu ndiwe. Ndashimira umubyeyi, Imana yarakoze kukuzana ukatubera amababa, ukatugeza mu by'Imana yatubwiye. Kumenyana nawe bwa mbere byambereye umugisha. Cyambere urugo rwanje rwubatswe kuruta uko rwari rwubatse. Amaboko yawe yaratuzahuye, aho twari tutagaragara turagaragara. Nibwo natangiye guhamagarwa n'abantu bo hanze, izina ryanjye bararimenya. Imana yambwiraga ko izina ryanjye rizamenyekana, ngashaka inzira bizacamo nkabibura, ariko Imana ifite umuyoboro inyurizamo ibyo yatubwiye, hanyuma bikatugeraho. Imana niyo yaguhamagaye, mpagaze ahera h'Imana. Ngewe njya kumenyana nawe
Imana yansanze ndi mu bibazo ikoresheje umugore w'umuhanuzikazi arambwira ngo ubutabazi Imana ibushize mu mushumba w'umugore. Hashize iminsi 3 arampamagara. Kuva icyo gihe naraye muri etaje muri hoteli, nibwo namenye amazi akonje nashushe ndetse natinze no muri dushe. Niko kanda aya meza ati hari amababa Imana ikoresha kugira ngo ugere mu byo Imana yakubwiye. Imana umugisha bwakwira bugaca, murabona ko ibyo kuvuga twe turabifite, dufite ibihamya nuriye indege kubera amavuta Imana yaguhaye. Kuva nurira indege ngiye Dubai, ngiye mu bihugu 4, ngenda mu ndege ngaruka. Ababonye mvuye Dubai bwa mbere, uyu mugabo yaranyakiriye azana abatetsi bo muri hoteli. Uhereye umunsi yatangiye kunyita sheri, ntabwo akivuga ngo mama runaka, cyokora nanjye nabwa ndi hani ndishu. Amateka y'urugo rwacu arahinduka, adushitsa mu byo Imana yagiye ivugana natwe. Nateraniyeho bwa mbere ndi hano mu mujyi wa Musanze. Ubu ndi mu mujyi wa Kigali, dufiteyo gakondo, tuhagizeyo imodoka, turasa neza, turacakorera Imana. Ndi umukristo mu itorero utaratengwa, bivugiye ku ruhimbi. Ndi umukristo mu itorero utaratengwa. Tusikifa amavuta Imana yaguhaye ndayemera. Zarwana urugamba urwo ntashoboye, Imana izarurwana. Iri joro twaganiriye arambwira tuva ndaye muri hoteli, ntasohokanye n'indaya, ahubwo nasohokanye n'umugore w'isezerano. Arambwira ngo kubw'ibyo nsanze narahenze mama wawe, ndasubira gukwa. Kandi koko muri kubibona. Imana iguha umugisha, Imana ikomeze ikwagure. Abakurwanya izabagwa nabi, kuko uri zahabu y'Imana, uri umutungo w'Imana, uri amaboko Imana ikoresha. Imana iguhagazeho. Iri joro nabonye iyerekwa ndi imbere y'Imana. Nabonye turi mu iteraniro, ngiye kubona mbona umushumba arinjiye, abari ngewe aho umukono. Nabibwiye umugabo, arangije aragenda ashaka goreti nawe amuha umukono. Arangije aratubwira ngo muze nje kubereka aho tugiye gukora umurimo. Nabonye atujanye mu kibaya cyari kirimo amabuye y'amakoro. Aratubwira ngo mwiyatinya, ahubwo muyegure, habitsemo zahabu. Aratubwira ngo ndashaka ko muba abagore b'intwari. Aba aratubwiye ngo imbere yanyu handitse Debora. Hanyuma uko tweguraga amabuye havaga zahabu, ubundi hagatoboka amasoko.
mbona Musanze harahindutse, haba urusengero runini, mbona abazungu baraje, mbona mu mashuri. Uyu mugabo namukanguye ndabimubwira, Goreti mu gitondo nabimubwiye, mushumba abakurwanya ni abatazi icyo Imana yakuvuzeho. Bagize umugisha wo kukimenya baca bugufi, iyakugiriye neza izabagirira neza. Ni Imana yaguhamagaye. Ngewe kuwa kane nari ndi mu mazi ndi gusenga, ibintu mvuga mbifite ibimenyetso. Muri abiterano hari umumama witwa Nyirabakire. Umumama witwa Sara yafashe ibuye mu mazi arambereza ngo akire imodoka. N'uyu munsi iryo buye riri iwanjye mu cumba, nahaguruke nguriye. Uyu mubyeyi mumukunde, mumwizirikeho, niwe Imana ihagurukije kugira ngo bya bindi Imana yavuze bisohore. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Ndi umukobwa wawe, ndi umukobwa wawe. Yego, ntabwo nifuze nitwa Nyirapasika Vestine, ariko kandi ndi umukobwa wa Poso. Yego, ndi umukobwa we, kandi murabona ko abyara neza, abyara abageni, abyara abageni. Niba bari kongera kudukwa, urumva ko umuntu yamushakaho icororo. Umuntu yamushakaho icororo. Imana imuha umugisha. Shimiye Imana ko imusanze nahavuye ntasebanyije. Imana yahampereye inzu y'igitangaza. Abantu bamwe bari hano barabizi, iwanjye ni hariya Mwibereshi. Nimutse ntahagurishije, ahubwo Imana ikoresheje aya maboko. Uyu munsi harimo abapangayi n'amanegisi turi gushiramo amakaro kubera Imana. Anegisi nabo bari gushiramo amakaro. Mushimire Imana. Hanyuma kandi iyi Mana mureke tuyikomera amashyi yaduhaye umushumba, 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 umushumba ugiriye ishurirwa, wemera guca bugufi Imana ikanyurira muri we. Uyu munsi ntahanye kontaki. Nyuma y'ijambo nta yandi magambo uretse gushima Imana. Nimunyemerere nanone mu izina rya Yesu Kristo twakire mwene data Jocelyn, tumwishimiye atambuke ashimira Imana muri ninge wa mugore. Turakwakiriye mu izina rya Yesu, turakwishimiye. Twabikora neza birenzaho, tukamwishimira, tukamwakira rwose. Amen. Amahoro y'Imana n'abe muri mwe. Nari mvuze ngo amahoro y'Imana abe muri mwe. Yesu nashimwe iteka. Dushimiye Imana kuko Imana iri kumwe natwe, kandi ubwo iri kumwe natwe nta mubisha. Imana ihimbazwe. Ubwo maze kwishima
ndagushimira, reka nshimire n'umubyeyi wacu Mushumba. Ndagushimiye mu izina rya Yesu. Mu by'ukuri ni ubwa mbere mubonye mbona najyaga nkurikira ibiganiro bye, ariko ndashimira Imana ko namubonye. Mu by'ukuri reka mvuga aka kantu gato. Mperutse kurwara ndaremba, mbwira umugabo ngo ndumva ndembye. Arambwira ati niba urembye tujye kwa muganga. Ariko tutarajyayo mpita nsa n'ugira akayerekwa gatoya, mbona uyu mubyeyi ari kumbwira amagambo meza, numva ndakize. Umugabo ntanga n'uriya mugabo wanjye nahaguruke, niwe wanyemeye, banyitaga Gikeri na Ngagi. Ntagira isura, nijya bitaga Gikeri na Ngagi, ntagira isura, mfite amabinga. Ngira imyaka 30, nta musore urambwira ngo joteme. Haleluya! Uyu mugabo aranyemera, Imana ishimwe kandi kumugisha ko wanyemera. Yesu ashimwe. Kuva uwo munsi narota izo nzozi, nahise mba muzima, ndakira, ndabeshya. Nahise mba muzima. Nagiye kumva numva ijwi rirambwira ngo uyu mubyeyi ngo ni Debora. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Uri umugore w'intwari. Haleluya, haleluya. Hanyuma Imana yangiriye neza, impisura intoranya iyo ngiyo kure, ingirira neza, igize amabinga. Nari mfite amabinga atendera. Ndashimira Kristo Yesu wampaye agasura. Iyi sura mundebana iyimpaye vuba. Yesu yampaye isura, ndi umugore w'igiciro, namwe murabibona. Amen. Ingize amabinga, ingize amavunja. Banyitaga Gikeri na Ngagi, ubu banyita umugore usobanutse kubera Imana. Yesu ashimwe. Mushumba, turagushimiye. Imana iguha umugisha. Mu by'ukuri ni ubwa mbere ndaye muri hoteli. Kuva nabaho nitwa Joseline, ni ubwa mbere ndaye muri hoteli. Najyaga mbyumvisha amagambo ngo habaho amahoteli. Hoteli nayibonye uyu munsi, nyiraramo. Imana ishimwe. Nahoze mbwira Nyirapasika ngo nditwara nte, akambwira ati humura ndakurondata. Haleluya, haleluya. Imana niyo yabikoze. Mushumba wantekerejeho, ukavuga ngo muri iki giterane dutumiramo na Joseline. Imana izaguha ingororano kandi izaguhemba ijuru. Yesu ashimwe. Imana izaguhemba ijuru hamwe n'umuryango wawe kubera igikorwa cyiza ujya ukorera ababyeyi, ujya ukorera abantu muri rusange. Imana ihimbazwe. Haleluya. Nimwampera n'uyu mugabo amashyi wanyemeye. Yajyaga se kundambagiza ahantu mba, bakavuga ngo Gahundu. Bajyaga banyita ngo nsa n'impundu, bakavuga ngo Gahundu, ngo umugabo wawe yaje. Mu by'ukuri yandeba akibaza ukuntu azabana n'umuntu bita impundu, kandi nari mubi. Ni ukuri kose, reka mbabwire, uretse Imana ikiza umwaka, muyimere icyubahiro yo kujyana. Sinaje kwisebya, naje kukubwira ko Yesu agira neza. Wowe wihebye, uri mu gahinda, uri mu mubabaro, Yesu aracyafite imbaraga zo gukura abakene mu mukungugu, agashyira hejuru abatindi, abakuye hasi ku icukiro. Ahimbazwe Yesu.
amabega yashizeho murabibona, amavunja yarakize, nari ntambitse ibirenge nanabereka ibihandure mwaza nkabereka. Ibyo mvuga mbifitiye gihamya, ni Yesu wabikoze. Pasiteri Bernard, ni Yesu wabikoze, ni Yesu wabikoze, ni Yesu wabikoze. Akubita akagasura namwe mureba, angira umugore usobanutse vraiment. Haleluya! Ubusanzwe ngira amashuri 2 ya primaire, ariko murumva ko na vraiment iyo ndayizi. Ni Yesu wabikoze. Yajyaga ambwira ngo nzagushyigikira nubwo uri gikene, nubwo uri mayibobo, nabaye na mayibobo. Nzagushyigikira guha agaciro muraza mu mahoteli. Ntabwo najyaga mbyumva kuko hoteli ntarinzi cyane. Akajya ambwira ngo kandi nzagushyigikira nguhe n'ibyangombwa by'imodoka nguhe na perime. Perime rero yayimpaye kuri 12 kuri 24 z'ukwa 12. Ndi umugabo wabihamya nanayizanye mu isakoshi. Ni Yesu wabikoze. Nawe urumva umuntu witwaga Gikeri atagira isura, avuka iyo ngiyo kwa Nsengiyumva, yarangiza akanshyigikira akankuruza umurunga w'urukundo, akanshyigikira akankubita agasura akankuramo amajipo, akankubita uyu mugabo, akampereza umugabo tugakora ubukwe. Uyu mugabo ko nanamuruta, ko murusha imyaka 7, ugira ngo si Yesu wabikoze. Ni Yesu wenyine ugira icyo amarira abantu. Ndamushimiye, ndamushimiye. Kandi nawe mubyeyi wacu, Imana yatuguhaye kugira ngo udushyigikire. Mu by'ukuri iki ni igihamya kigaragariza ko n'ibyo Imana yavuze byose bizasohora. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Nsoreje aha, ntabwo ndi butinde. Ubuhamya Bernard kubivuga ngo nivuga ku buhamya gato. Nitwaga Gikeri, ntagira isura, mfite iromba rica hagati y'amaguru bakarifatira inyuma. Imana yarikuyeho, Imana yarikuyeho ikamure n'ifumeto. Imana iranshyigikira, impa agaciro. Abanyitaga ngagira Gikeri ntabwo bakibivuga. Ejo bundi baje iwanjye barantura bansaba imbabazi, baravuga bati iyo tumenye yuko Imana izakugirira gutya ntabwo twari kukwita ya mazina. Ndashimira Uwiteka wankuriye nawe akanzana mu bandi bagore. Urareba ko ndi umugore ufatika, ndi umugore ufatika vrema. Ndashimira Yesu, ndashimira Yesu wabikoze. Nta wundi muntu ari kubikora. Na sheri wanjye akamuhe ababwira uburyo bajyaga bamubwira bati iki kintu ntuzamara n'ibyumweru 2. None tumaranye imyaka 12 tubana, dufite abakobwa 2 n'umuhungu umwe. Imana iguhe. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Nyuma byandenze ntacyo narenze cyo kuvuga. Ibintu nabonye mu nzu y'Imana, nabonye imbaraga z'Imana sinzi sinabona icyo mvuga. Ikintu gusa njya mbwira Imana ari igihe nicara ngatariza mu gati se Imana, nanjye mufite ubuhamya. Imana yankuye kure, nanjye nari imbobo, nta babyeyi mbere. Nahuye n'umupasiteri ndamusaba tubamfunguriye, arangije arandeba amati, wambabarira tukajyana mu rugo. Ndabimwemerera, ati mbabarira wowe mubyeyi, ndabyemera.
anjyana mu murenge aranyandikisha ashira mu irangamimerere ifatira umwana yari umupasiteri w'umunyamurenge nanjye ni umwana isanzura Imana mwimura icyubahiro ikindi njya ndeba njya mbwira Imana batise Mana ni iki wanciye kugira ngo umpe umukozi w'Imana wese buri muntu wese aba afite Imana yamukuye Imana yanguye hano kure akomeye mumpe Imana icyubahiro ntacyo narenza ukuntu twahuye mu buhamya buteye ubwoba sinzi ukuntu nabivuga ukuntu twahuye ngenda nagiye gusengera mu butayu Imana ivugaho nk'uko namwe bavugaho imbwira ahantu ujya gusengera ariko ati genda nzakwereka uwo muzabona mwana wanjye ntekereza mu mutima se Imana bizagenda bite Imana irambwira ati ahantu uzaba wicaye muri iryo teraniro imvura izaba igitaka kizagukubita mu mutwe uzaza kuguhanagura mu maso uzamurebe neza no muzabona niko byagenze yaje kumanagura nyine ku ruhimbi bari bamutumiye ari ukuvuga ubutumwa araza aramanagura aramureba Imana icyubahiro reka mufasheho gatoya kukagira amagambo make reka mufashe mu by'ukuri bantumiye ngo njya kubwiriza iteraniro mu Bugesera njya kuribwiriza hanyuma rero imvura iragwa urusengero rwari turimo harava hahanuka itafari rimwikubita mu mutwe ndavuga nti urusengero rwose habuze umuntu n'umwe wafashe uriya muntu muri igitenge n'isakoshi ndagenda ndamuhanagura maze kumuhanagura ijwi rihita rinsanga ngo nguyu umutware nguhaye mu by'ukuri